umukobwa buri muntu wese umutereta ukemera uri rushoshwa. Bamwe mu bafana be bati niyo nkwiye kabyara kandi azasubiza ingobyi umugongo, kandi baragira bati rwose ubyaye umukobwa ubarutse umukobwa abarotse ingabire abaronse amahoro n'umutuzo mu rugo rwiwe, kandi ngo ibyishimo ndetse n'amahoro umunezero ndetse n'umudendezo nibisaba gutaha mu rugo rwiwe, kandi baragira bati rwose uronse umukobwa ururikije umukobwa abasa n'abafatanyije n'Imana kurema, kandi buriya ngo umukobwa ni umugore wawe w'ejo hazaza, kandi baragira bati rwose niba uri umusore cyangwa se ukaba uri umutipe tangira utegure umwana kubera yuko umukobwa wacu yamaze kutubyarira kibasumba, cyangwa se nushaka umwite urujeni mu bakobwa uwo nta wundi ni Vestina cyangwa se umwite Dorcas, kubera yuko bose basangiye amazina yabo, kandi baragira bati rwose nyamara ahari ubanza tubyara imfura y'abanyarwanda. Ntabwo ndibuze kuba natinda kubera yuko uri kumva yuko inkuru yose nayivugiye icyarimwe, gusa ngo igitangaje cyane nanjye ubanze nabyibagiwe, ntabwo gitangaje ahubwo kirababaje cyane ngo kubera uko Vestina ntabwo muzongera kumva indirimbo ziwe, abantu mwese mwakundaga uturimbo twiwe ngo ntabwo muzongera kutwumva na gatoya. Ese byagenze gute cyangwa se habaye iki ku ruhande rwawe cyangwa se ku ruhande rwanjye? Niba wemeye kureba ino video niyo mpamvu naguteguriye aka kanya, tugiye kurebera hamwe inkuru iri gutrendinga cyangwa se inkuru iri kuvugwa cyane muri ino minsi. Abenshi bari kugira bati rwose Vestina yibarutse ndetse kandi yibarutse umwana w'umukobwa, abandi bakagira bati ese ni ukubera iki atigeze abitangariza abanyarwanda, abandi bakagira bati icyo ni ikinyoma ni AI, abandi bati rwose buriya wasanga ari nabyo cyangwa se wenda wasanga atari nabyo, abandi bakagira bati rwose hari akantu kari kuducira ku manjye kagaragaza yuko ashobora kuba atazongera gukora umuziki cyangwa se tutazongera kumva indirimbo ziwe zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana. Fata agatebe wicare, icyo usabwa nta kindi nk'umuntu mukuru ni subscribe gusa, ubundi ugakanareka niba ino video wayikunze kugira ngo dukomeza kubana umunsi ku munsi. Ngiye uri kumva nta wundi nitwa Iva, nawe YouTube channel yacu ikitwa Iva Talk. Yewe impamvu ubuzima bwanjye nabweguriye Kristo nuko ari honyine haba amahoro. Nagurya nk'urugero nakuriye iyo nsindwa mwegera Kristo byari ibintu bisanzwe, Kristo yari amahoro nkabasha kubicamo. Impamvu niyeguriye Kristo nuko n'ibibazo tunyuramo abana natwe tukabasha kubicamo, ariko umuntu utari muri Kristo biragoye, abura amahoro akumva yangajya kunywa inzoga yakwiyahura, ndetse ariko iyo uri muri Kristo nta muntu uri muri Kristo utekereza kwiyahura. Uyu munsi biranga ejo bikemera kuko Kristo ari kumwe nawe. Nize kunyurwa mu buzima nyine ndimo na Kristo. Kristo yanyishe kunyurwa nibyo amereza. Ejo hashize byari ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2026 hatangiye gutrendinga inkuru ivuga yuko umukobwa wacu Vestina ashobora kuba yibarutse ndetse kandi rwose akibaruka umwana mwiza cyane w'umukobwa. No mpamvu natangiye mbabwira ngo niba uri umusore tangira utegure umwana kubera yuko byanga byakunda ashobora kuzaba wawe. Gusa ngewe ntabwo ndimo kubera yuko imyaka yanjye yamaze kunengana cyangwa se namaze kugera mu zabukuru. Ngo wabwirwa benshi ariko akumva beneyo, kandi hari umunyarwanda wavuze ngo imfubyi yumvira mu rusaku. Ndabizi neza ndi kuvanga ariko byanga byakunda. Iyi video iri buze kurangira wamaze gusobanukirwa icyo nashatse kubwira cyangwa se icyo ni gushaka gusigura. Ubundi byose bijya gutangira byatangiye ubwo Vestina yakoraga ubukwe abukora n'umugabo witwa Adirisa. Kiro mwese iyo nkuru nta muntu utayiza no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda cyangwa se umuntu wese w'umunyarwanda cyangwa se wumva ikinyarwanda iyo nkuru arayizi yuko Vestina yarongowe ndetse kandi arongorwa n'umugabo witwa Adirisa. Rero nyuma y'igihe gitoya Vestina yaje kugaragaza yuko atigeze yishimira nyine kuba yarubatse urugo cyangwa se kuba nyine yarashatse umugabo. Uyu mukobwa rero yakomeje kugenda bigaragaza mu bitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye, ahubwo yakomeje kugenda agira inama ndetse kandi aburira barumuna we basigaye ababwira ati rwose gushaka kubaka urugo ntabwo ari ibintu byo kwihutirwa, bibaye byiza wabanza ugategereza ugakora ukabanza ukiyubaka nyine mu makeya ukabitekerezo neza ugafata umwanzuro wabanje gutekereza kabiri. Nyuma y'igihe gito iyo nkuru imaze gutrendinga noneho haje kuba akantu gutunguranye cyangwa se akantu kababaje, akantu kashavuje. Abantu benshi bari bishimiye yuko Vestina arongorwa cyangwa se ashaka umugabo, gusa ku ruhande rumwe ntabwo waburamo nabo byashimije kubera yuko hari abasore benshi twamwikundaga ndetse kandi rwose tutifuzaga yuko nyine aducika, ariko byaje kurangira aducitse kubera amahitamo yiwe. Abenshi nyine biratubabaza nyine mu makiya kubera yuko nta kintu twari buze kuba twahindura. Iyo nkuru imaze gutrendinga nyuma yaho gatoya haje kuba akandi gakuryo gatangaje. Nyuma yuko amaze kubaka urugo noneho nyuma yuko amaze gutangaza yuko nyine atigeze yishimira kubaka urugo, byaje kurangira agize ibiki atangaje inkuru igira iti nyamuneka namaze
gutandukana n'uwitwa umugabo wanjye. Icyo gihe inkuru yaraturendinze, bamwe na bamwe birabashimisha cyane, baragira bati rwose n'ubundi wari wagiye bitunguranye cyangwa se wagiye tutabishaka tutabyifuza, ariko biza kurangira inkuru yitwaga ibihuha isa nk'iyibaye impamo kubera yuko Vestina n'aka kanya nabwo yongeye kugaruka mu bitangazamakuru cyangwa se kuri social media nyine ngo atangaze iby'urugo rwe cyangwa se ibya famiye yiwe. Abantu benshi bari kuvuga yuko rwose uyu mukobwa yaba yibarutse umwana w'umukobwa, kandi rwose ntabwo yigeze yibarukira mu Rwanda kubera yuko biri kuvuga yuko nyine aba muri Canada. Ro abantu mwese nyine mwari muri kwibaza iyo nkuru, ndababwiye ngo biri kuvugwa yuko kubera yuko nyir'ubwite nta kintu yari yatangaza. Icya kabiri, abenshi bari kugira bati rwose Vestina ashobora kuba agiye kuva mu muziki kubera yuko turi kubona nyine amakuru menshi cyangwa se twanareje ibintu byinshi biri kugenda biba, tubona rwose nyamuneka Vestina agiye gusezerera umuziki. Nanjye nkakubaza nese byagutera genda kuba yasezerera umuziki? Ese byakubabaza wakundaga ibihangano byiwe? Ngiye ku ruhande rwanjye byambabaza kubera yuko indirimbo ziwe zafashaga abantu benshi cyane. Dore impamvu rero zikomeye cyane abantu benshi bari gushingiraho bagira bati rwose Vestina ashobora kuba atazagaruka mu muziki kubera yuko nyine ibimenyetso cyangwa se ibyo turi kubona biri kugenda bidusugura yuko byanga byakunda atazongera kurimba cyangwa se atazongera gusohora indirimbo. Nta zindi mpamvu bari kugendaho, ni impamvu ya mbere uzitegereze neza ibintu byinshi cyangwa se ibikorwa byinshi Irene yarasigaye akora yajyanaga nura bita Dorcas gusa. Ibihembo byose bagiye gufata Vestina ntabwo yigeze agaragara, yewe na komite nta n'ikintu yigeze abivuga. Ikintu cya kabiri abantu benshi bari gushingiraho nyine make bari kuvuga yuko Vestina ashobora kuba agiye kurika umuziki cyangwa se tutazongera kumubona mu ndirimbo na gatoya. Uzitegereze neza uyu munsi Irene yatangiye guhindura ibikorwa byo cyangwa se uburyo yakoragamo. Ngira murabizi neza ko yasohoye filimi, ntabwo nibuka neza niba yitwa Isere, ntabwo mbyibuka, ariko murabizi neza ko afite filimi yamaze kuba yashyira hanze cyangwa se yamaze kuba nyine yasohora. Ro abantu benshi bari gushingira kuri izo mpamvu ebyiri bakagira bati si ko Vestina adaruko mu entertainment cyangwa se mu itangazamakuru, ese ko bafata ibihembo tukaba tutamwumva na gatoya, ese koko yaba agiye kurika umuziki cyangwa se nyine byabisiguye yuko agiye gusezera umuziki burundu. Ro izo nizo mpamvu ebyiri abantu benshi bari gushingiraho bagira bati rwose Vestina ashobora kuba nyine agiye kureka umuziki burundu, twaya twiyumvira Dorcas gusa. Ngayo nguko rero iyo niyo nkuru iri guturuninga cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ngo yabyaye se cyangwa ntabwo yabyaye. Nanjye nakubwiye ngo rwose biri kuvugwa yuko yabyaye ndetse kandi yabyariye muri Canada. Ni amakuru ahari nyir'ubwite yari yatangaza, kandi igihe cyose nyir'ubwite atari yagira ikintu atangaza ntabwo amakuru abantu benshi bavuga aba ariyo cyangwa se aba yizewe. Kereka nyir'ubwite yaje akavuga ngo koko nabyaye ndetse kandi nabyaye umwana w'umukobwa, nibwo nyine abantu benshi bahita babyemera cyangwa se babifata nk'ukuri. Aya makuru twari turi kubagezaho akenshi nyine amwe namwe twagiye tuyakora ahantu henshi hagiye hatandukanye, hari ku binyamakuru byo mu Rwanda ndetse n'ama website agiye atandukanye, harimo nk'ikinyamakuru gikomeye cyane mu Rwanda cyitwa igihe.com. Rero rwose muri kumva yuko iyo igihe cyagize ikintu kivuga ku kintu runaka, amahirwe menshi nyine haba nyine 96% haba harimo ukuri cyangwa se ntabwo biba ari ibinyoma. Niba nawe Vestina umukunda umwifuriza ibyiza, wandika hasi muri comment ngo iyo nkwiyo kabyara kandi azasubize ingobyi umugongo. Ndagukunda cyane igihe wari kumva nk'ibisanzwe. Amazina yanjye nitwa Iva, kandi subscribe, like maze share kugira ngo dukomeze kubana umunsi ku munsi. Imana ikurinde kandi duhana umugisha. Hasta la vista, ciao ciao.